Haleluya, haleluya. Yesu ashimwe cyane bene data, amahoro, amahoro. Nezere ko namwe ariko bimeze, twiriwe turaho kandi Imana ikomeje gukora umurimo wayo wo kuturinda. Nishimwe kandi ihabwe icyubahiro cyane. Nyuma y'uko tuvuze ku kiganiro cyacu duherutse kivuga ku gisibo, uyu munsi tugiye kureba ngo kuki igisibo gitangira ku munsi w'ivu, kuki gitangizwa n'umunsi w'ivu. Iri jambo rirakomeye, turarisanga mu gitabo cy'Itangiriro muri Bibiliya, ni ibice 3, ni umurongo wa 19. Reka twumve icyo Imana ibivugaho. Gututubikana ko mu maso hawe niko kuzaguhesha umutsima. Urinde ugeze ubwo uzasubira mu butaka, kuko arimo wakuwe. Uri umukungugu, mu mukungugu nimo uzasubira. Aya ni amagambo yavuzwe n'Imana igihe yari irimo kubwira Adamu, imubwira ko yikururiye ibyago bikomeye ndetse bigeza no ku rupfu. Byari bisobanuye ngo uri ivu, kandi mu ivu niho uzasubira. Iri jambo ritwibutsa ko turi abantu b'umubiri kandi dukeneye Imana. Ritwibutsa ko turi abantu b'igihe gitoya kandi bakeneye ubutabazi. Imana itwigishe cyane. Hari abantu benshi badaha agaciro uyu munsi, ariko nyuma yo kwitegereza, nyuma yo gukora ubushakashatsi, nasanze uyu munsi ari umunsi w'agaciro. Ubyemere cyangwa ubyange, ariko ni umunsi w'agaciro, utwibutsa icyo turi cyo, kandi utwibutsa iherezo ryacu. Kandi koko niko bimeze. Uyu munsi ni umunsi umuntu wese atakwiriye gukwepa ngo avuge ngo hoya ntibindeba. Birareba umuntu wese wavutse, ukiriho, ugifite ubuzima. Kuko aho kugira ngo nzibuke ko ndi igitaka ngeze ku munwa w'imva, nabyibuka kare ngahereza Imana icyubahiro, yabona nyihaye icyubahiro, umunsi uzaza umwuka wanjye usubire ku wawumpaye, nabifata kare, nkabikora kare, nkabyizera kare, kandi nkaharanira ko ntazaba igitaka gusa ngo bibe ari byo herezo ryanjye. Umugabo witwa Balamu amaze kubona yuko ubwoko bwa Isiraheli butavumika, yagize icyifuzo gikomeye. Aravuga ngo icyampa nkazipfira nk'uko abakiranutsi bapfa. Yari yifuje neza. Natwe niko tubyifuza, kandi Imana izabiduhe. Imana izaduha iherezo ryiza. Imana izaduhe kubana nayo ubuziraherezo. Imana izatwereke uruhanga rwayo rurabagirana. Imana izadukikire mu biganza byayo nk'uko umubyeyi akikira umwana. Nayo ndi kwibwira ko izadutetesha, ikatunezeza, ikadukuyakuya, kandi ikatubyinirira. Imana ni ukuri izabidukorere, kandi ni umubyeyi, ntabwo azabitwima tubimusabye. Tugaruke rero ku ijambo ryacu. Ivu risobanura iki? Mu muco wa Bibiliya,
ivu ryari ikimenyetso cyo kwihana, ikimenyetso cyerekana agahinda k'ibyaha, ikimenyetso cyo kwicisha bugufi. Iyo umuntu yashyirwaga ivu mu mutwe, byasobanuraga ko yemeye intege nke ze kandi ashaka guhinduka. Iryo vu ni nawe waryishyiragamo, akavuga ngo ndi umukungugu, nciye bugufi Imana, akambara ibigunira, akirirwa yicaye hasi, akava mu ntebe no mu mikeka, akagenda akigaragura mu ivu. Yobu niko yabigenje, abona ivu niryo rimukwiriye. Ariko igihe kigeze, Yesu, Imana Data, iramushumbusha, imugarurira ubuzima, imugarurira n'ibye byanyazwe. Humura nawe, nuca bugufi, ukizera Imana, ukemera icyo Imana ikubwira, kandi ugashyira mu bikorwa imigambi yayo, Uwiteka ntabwo azakwibagirwa, ntabwo azagukurira mwaho, ntabwo ari igisambo ngo atwime, ntabwo ari igisambo ngo tumusabe atubwire ngo nimubanze mujye gukora ibingibi muzagaruke mbahe. Oya, iyo Uwiteka umusabye araguha, kandi iyo ataguhaye arakubwira ngo tegereza. Kandi iyo atakubwiye ngo tegereza, arakubwira ngo ibi ntabwo bikunda, reka nguhe ibi ngibi, kuko aba azi ibyakugirira umumaro. Hari igihe dusaba nabi ndetse tukanarambirwa. Niyo mpamvu Imana itumenyera byose, kandi Imana ikaturebera aho tutareba. Imana iturebera aho, Imana iturebera aho tutareba, Imana iturebera aho, Imana iturebera aho tutareba. Amen, amen. Imana iturebera aho tutareba. Ivu rero ritwibutsa ko turi abantu bambaye umubiri. Imana itwibutsa ko ubuzima bwacu bufite iherezo. Ivu ritwibutsa kandi ko dukeneye imbabazi z'Imana. Waba ukomeye, waba woroheje, buri muntu wese mu rwe ruhande akeneye Imana. Ntihazagire umuntu ukubeshya. Buri muntu wese ni umunyantege nkeya, kuko adashobora kwikura muri situwasiyo iyo byegereje ko ataha. Ntashobora kubyikuramo ngo avuge ati no, njyewe ntago bikunda, njyewe ntago nza, njyewe ntago ngenda. Ntago bikunda. Uwiteka Imana niwe ufite ijambo rya nyuma ku buzima bwacu. Turacyamukeneye. Yego. Cyakoze niba utamukeneye, uzatubwire uburyo ubikoramo, natwe wenda turebe ko twabwigana, wenda tukabasha kubaho. Ariko igihe maze kinyemeza ko nkeneye Imana. Impamvu rero igisibo gitangirira ku gusigwa ivu, nuko ari urugendo rwo guhinduka. Ariko ntitwatangira urugendo rwo kwegera Imana tutemeye ko dukeneye guhinduka. Umunsi w'ivu utangira uvuga uti, menya aho uhagaze, menya ko udashobora kwikiza wenyine. Iyo wemeye intege nke zawe, nibwo urugendo rw'umwuka rutangira. Urugendo rw'umwuka si mekanike, ntago bagufata ku ngufu. Imana ntigufata ku ngufu, ahubwo wumva ijambo, wamara kuryumva ukaryemera, wamara kuryemera ukaryizera, wamara kuryizera ukarigenderamo, hanyuma ubwo urugendo rukaba ruratangiye. Imana rero idufashe mu ntege nke zacu.
iyi minsi 40 twabonye ko ari iminsi umucunguzi wacu nawe kugira ngo atangire umurimo. Mbere yo gutangira umurimo yabanje gufata iriya minsi 40 n'amajoro 40 ajya mu butayu, ahatagira abantu, ahatagira amazi, hahandi iwabo w'inyamaswa, iwabo w'ibikoko, iwabo w'ibinyabuzima bitandukanye, aba ariho ajya gusengera. Muribuka ko ari naho Satani yamusanze, ariko amutsindisha ijambo. Uku gusenga bituma iyo tugize atake ya Satani, isanga dufite ijambo ryo kumutsinda, isanga dufite inkota yo kumutera, tukamuhinguranya, tukamubwira ngo Uwiteka aravuga ngo hahirwa uwababariwe ibicumuro bye, ibyaha bye bigatwikirwa. Niko Dawidi yavuze, kandi ko kwigize umugisha Imana igatwikira ibyaha byawe, ntabwo yongera kukubaraho ibicumuro, kandi ngo ujye turebera aho tutareba. Uyu munsi rero nagira ngo tumenye iki ngiki. Nubwo amadini yose adakurikiza uyu munsi ngo awukore nk'uko bikwiriye, ubutumwa bwawo ni ngombwa kuri twebwe twese. Ku muntu wese wambaye umubiri, ubu butumwa ni ngombwa, kuko ubundi mbere yo kujya gukora icyaha wakagombye kumenya ko wambaye umubiri uzapfa. Ukavuga ati ariko se ngiye kwiba ngapfirayo byagenda bite? Nahita njya mu muriro. Ngiye gusambana bikarangira ndi gusambana, nahinguka mu maso y'Imana. Ngiye kuroga nkapfa ndi kuroga, nahinguka mu maso y'Imana. Ngiye kwica nkapfa ndi kwica, nahinguka mu maso y'Imana. Ugatondeka ibyo byaha byose. Iyo icyaha kije uravuga ngo ariko Uwiteka arandeba, ubu ngubu ahantu ngiye arandeba, kandi ashobora kunyoherezaho umuriro, ashobora kunyoherezaho ikindangiza. Ese nta ngero nyinshi mufite? Hari urwonzi, abantu bagiye gusambana bajya mu ishyamba, baryama hejuru y'inzoka. Umukobwa akumva ikintu kiri kumuruma, akumva ikintu kiri kumurya, agataka ariko ntibabyiteho. Byarangiye ubumara bumushiriyemo kuko yarayiryamye hejuru, arangiza apfuye. Umuhungu abona umuntu yarangije gupfa. Tekereza nawe kugira ngo uhinguke imbere y'Imana. N'ifoto, buriya dutekereza ko hari dufotorera inaha mu isi, mu ijuru nta madosiye yacu arimo n'amafoto. Tekereza iyo video ugezeye Imana igahita yigufungurira. Ngira ngo umuntu yabura aho arigitira, yashaka kurigita ariko akabura aho arigitira. Niryo rya jambo Uwiteka yavuze ngo bamwe bazabwira imisozi ngo ibagwire ngo izanga, ngo abandi bazabwira intare ngo zibarye ngo zizanga. Ngo icyo gihe bizaba bikomeye. Ni ukuri n'icyo gihe biba bikomeye cyane. Imana yacu tugirire neza. Erega Imana yacu iradukunda, kandi twemeye yatubera umubyeyi, natwe tukayibera abana, tukayihindukira abatoni. Imana itwigishe kugira ngo tuba abatoni bayo, ijye idutetesha uko bwije n'uko bukeye. Twari turi kuvuga rero ko ubutumwa bw'igisibo ari ngombwa kuri buri wese, kuko bwigisha umuntu kwicisha bugufi, ukabimwibutsa kwihana by'ukuri, kwemera ko dukeneye Imana. Igisibo gitangirira ku kwatura ko turi ivu, ko turi ubusabusa,
ko turi abantu b'igihe gito, ariko nubwo ari igihe gitoya turi ab'umumaro, kuko tuba tugomba gukora imirimo y'uwadutumye hakiri ku manywa, tukarangiza misiyo zacu Imana yaduhaye, ntitube abanebwe, ntitube ibigwari, ahubwo tugakorera Imana nk'uko bikwiriye. Kandi nituvuga gukorera Imana, ntuzagire ngo turavuga umuntu usenga, uririmba, ugira gute. Nawe mu kazi kawe ukorera Imana, kuko iyo uri kurenza uwo murenzo w'umurima ugahingamo ibijumba bikera, ukabizana ku isoko nkabigura nkarya nkaramuka, nawe uba wakoreye Imana kandi ugakora ibyo ukwiriye gukora. Gitangirira rero ku kwatura ibyaha, gikasoreza ku buzima bushya tuzukana na Kristo ku munsi wa Pasika. Reka twinginge Imana. Mana yo kwizerwa, Mana y'ukuri, duciye bugufi imbere y'amaso yawe, kandi twemera ko uri umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu. Twemera intege nke zacu. Reka mu ntangiriro z'uru rugendo rw'iminsi 40 uduhe umutima wihana, umutima wicisha bugufi, uduhe kugendana nawe by'ukuri, uduhe mwami kureka no kwihanira kureka, uduhe kuva mu gikundi cy'abakurwanya, ahubwo utwinjize mwami mu bakwizeye kandi bagendera mu nzira yawe, bagendera mu mateka no mu mategeko yawe wandikishije. Reka tuboneke imbere yawe tudaciriweho iteka, ahubwo turebere mu maraso y'umwana wawe Yesu Kristo, kuko iyo yatubonyemo ntuducira urubanza rubi, ahubwo twita ukiranutse. Twigishe kukubaha, twigishe kugendana nawe, twigishe mwami gukora imirimo waduhamagariye mu gihe gikwiriye, uzaduhe kubana nawe. Urakoze kumvise gusenga, ni mu izina rya Yesu tubyambaje twizeye, amen. Amahoro y'Imana abane namwe.